Yes, tubahaye ikaze nanone kuri Menya News TV bakunzi b'amakuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tudatinze cyane. Ibi ni ibiki bibaye i Burundi Nyagasani Imana ishobora byose. Neva noneho bamukubise iki ni ikinyafuse n'inkoni bamukubise akanyundo n'urukoni noneho ruri kumwe n'inyundo mugani wawe mu 23 iravuze ati giye waduhereye aya niyo mahirwe ya mbere na ya nyuma tubonye kugira ngo tukwereke yuko ture mu 23 intare za Sarama kabiki bibaye mu kigo cya gisirikare cy'i Burundi habereye icyitwa agahinda kenshi cyane. Abasirikare bagize agahinda kenshi cyane biturutse ku basirikare bari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bigenze bite turaje tubibasobanure neza akantu ku kandi uburyo Neva arahiye akavuga ati M23 muri abagome. Nanone kandi si ibyo gusa, reka tukuvuga ko M23 yongeye gutungurana yigaragariza ahantu tujye kuza tubabwira hano muri bino bice bya za Kavimvira hano ku mupaka neza w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu buhe buryo ni ikiye gikorwa ikoze gitumye kiba uburibwe nko mu gatafari cyangwa se akasamutwe ku buryo Burundi batitira avuga ati none yo 23 iratuzi. Bwana Pacifique mu yandi makuru tujye kuza turambura. Mu yandi makuru ngiye kubabwiza ukuri gushoboka kose icyitwa babirigi bahuye n'ishyano rikomeye cyane nyuma yuko bavumbuye indi strategy shyashya iri gukoreshwa mu rugamba. Bafashe utumodoka twitwa ubwo se bahuye n'ishyano ntago bahuye n'ishyano ahubwo bavumbuye indi strategy ariko iyo strategy bavumbuye ibabereye uburibwe bukomeye cyane. 23 imaze kuvumbura ibyo bikorwa byose biri gukorerwa none tuvugana drone kamikazi zamaze gutegurwa. Ese Gisangani yaba yongeye kugabwaho ibindi bitero? Ese cya kibuga cy'indege kindi kishyashya kiri hano muri warikare cya Kigoma cyaba kigabweho ibindi bitero? Ayo ni amakuru tugiye kukugezaho. Hanyuma rero hari ibihuha n'andi makuru yakomeje kugenda avugwa ngo M23 iragenzura Puezero ngo FARDC iragenzura Puezero. Ibyo bintu byose mugiye kubyumvira hano kuri Menya News. Mwebwe mwegere hino y'ibya Puezero turayazanye mwegere hino ariko kandi ari no ko tubasaba gukanda kuri subscribe. Ariko mu 23 bayikubisa akanyafu kunda ibyo turabivugamo turaza kubivuga uburyo 23 bayikubisa akanyafu mwabantu mwe. Urugamba n'urugamba ntago ibintu byoroshye abe na gatoya. Yes, rero akantu ka subscribe ni ingenzi cyane rwose mugakore ndetse na like mu muduteye inkunga ikomeye cyane. Tudatinze rero Bwana Pacifique twerekeze mu makuru yacu. Burundi bimeze bite? I Burundi rero M23 iragize gutya irihanukira ifata kanyafu nako igikoni kinini igikubita kunda z'abasirikari ba FDNB irangije ifata n'ikinyundire bakubitira bwa ati ntimuzongere kutumenyera. Yego gute rero ukuntu bigenze aba basirikari boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo boherejwe yo kujya gukora ibikorwa byo kurimbura M23 ibyo murabizi nta kubitinda. Yego baragenda ibi bikorwa byose aho bibereye hehe muri Rwitsankuku. Yego Rwitsankuku niho bari bohereje abasirikari ariko bari babohereje ari abandi basirikari batandukanye bafashe ikoranabuhanga rihambaye cyane. Ikoranabuhanga rihambaye baravuga ati rero noneho aho urugamba rugeze dufite motivation dufite ka motivation ikintu kiri kutumotiva rero reka tugire gutya dukore iyi technique kuko 23 yari bamereye nabi cyane hariya ariko nabo bari bamaze kwiyumva yuko hari ikibazo kirimo kiri gutuma batsindwa hano muri Rwitsankuku. Bafasha abasirikare barababwira ati rero ikibazo gihari nuko ntago muri gukominikana neza mumenye uko urugamba turugenza uko murutwara ntago muri kumenya uko bimeze. Yego barabwira ati rero bafata abasirikari b'intoranwa abenshi muri bo babaha ibyombo abandi babaha amayekuteri barangije bafata na drone bayishyira hejuru mu kirere. Yego igafata amashusho ari imbere yaho bagiye kwerekeza bakamenya aho umwanzi ari. Barangiza bakababwira abari gukontrola za drone hiryo mu Burundi bakababwira ngo imbere yanyu muri metero zinizi hari umwanzi hari umwanzi cyangwa ntahari.
hano mwakomeza cyangwa ntimukomeze. Ahangaha M23 nayo yari yiteguye imeze neza cyane kuko hano rwitsa nkuko n'urugamba rwadanje cyane ko amwe mu makuru aturukayo avuga ko bari bamaze no guhabwa amakuru butasi yaturutse mu icyo gisirikare cyagabye ibyo bitero. Yego none M23 nayo yari yiteguye nk'abantu bari bafite amakuru barangije icyo bagukoreye bakurasiye abantu muri tekinike zabo tutanazi bakurasira icyitwa FDNP kubarasa ni ibintu bisanzwe. Ariko ndagira nkubwire impamvu ari nko gukubita akanyafu ari nk'uburibwe byabaye ibibazo bikomeye cyane. Hari icyo ntago ari cyo kibazo kubarasa nabo barabimenyeye ko baraswa. Yego byamaze kuba ibisanzwe. Aba rero iri koranabuhanga babahaye naryo kuri baka nta kibazo kirimo n'ubundi nanone ni ibisanzwe nabyo kuri bo nabwo kuri bo. None rero bakimara abo barashe bose murabizi ko M23 abirashe ijya kubasaka ibakuraho ya madolari baba biziritseho ibaka ibikoresho bafite imbunda amapistoli amagrenade ibiki byose nuko ndetse n'imyenda hari igihe bakuramo kugira ngo nayizayikoreshe mu bindi bikorwa by'ubutasi n'iki ndetse n'amafaranga baba bayafite barabasirikare ibyo bivuzeho kenshi. Yego M23 nayo mafaranga ikayabaka kuko baba bayiziritseho ntaho kuyabika bayafite babateze ko bagenzi babo banayabiba bakahitamo kuyagendana agapfanya amafaranga ariko kandi meshi y'amadolari izamfashe kuzapfa mfanya amafaranga basi niyo byabarimo menshi oya menshi apana rimwe noneho rero abo ngabo M23 yarashe ndetse niyo drone nabo baje kuyirasaho irahunga babonye umuro wa M23 umeze nabi. Noneho M23 icyo yakoze bageze kubo barashe bose kuko bari na benshi bahamagara ku bayobozi babo b'abakomanda b'urugamba baravuga noneho abantu turi abasirikare ba FDNB turi kurasa ndetse n'aba ba FRDC bose noneho turi kubona ibidasanzwe bafite ama ekuteri mu matwi bafite n'ibyombo byinshi cyane kuko hafi ya bose bari bagiye wese aragiye afite icyombo. Baravuga ati tibi ibyombo biri gukora byabati biri gukora neza nta ribi. Ndagira ngo turagira ngo mukora aka kantu mugende murebamo abakiri bazima bakiri za mayiti mubanihirize ati mubanihirize. Noneho babamburaga icyombo n'utwo duhekuteri barangiza bakabishyira ku munwa hano gutya. Yego barangiza nimba bakurashana mu ntuze bakajombamo nk'uruti bakajombamo nk'igitoki bakajombamo urutoki bagatsinda cyangwa bakajombamo imbunda cyangwa bakajombamo bayiniti umuntu akanihira ngo ubwishwi niko riri kugenda rikajya kuri edikota z'abasirikare b'abarundi mwoka byara mu gihugu cy'u Burundi bakabyumva. Nimunyumvira ko gahinda n'ukuri kwa Nyagasani ababohereje bakumva iminiho y'abasirikari babo ariko shabarundi babo umwe si babiri si batatu barangije kubanihiriza gutyo abo bakanabarasa babyumva imbunda yiborashe isasu raturika ijwi rikanyura muri bya byombo na yamaye kuteri deni barangiza bakumva urusaku rw'abasirikari babo buryo bari kwicwa. Ubundi busanzwe bicwaga batumvishije n'urwo rusaku none barwumvishije ubu igisigaye ni ukuzabona n'amavideo ariko wasanga ariyo mpamvu n'amavideo araza kuza wasanga ariyo mpamvu n'amavideo sibayabona abantu mudukurikiye none ahangaha tubararikire ko mugomba kujya no mushobora kujya muri groupe zacu munyure muri comment link yambiriza kuyipininzemo muyikandeho muraza kwisanga kuri groupe. Hanyuma rero bwana Fizi ibi ngo byatumye abasirikare bose b'abarundi bamenye ibyaya makuru ewana ngo bose bameze ngwe bica ahantu bameze nk'ibikona byanyagiwe nyuma yaho Colonel Rugabo wa wundi w'umurundi ni umukoroneri w'umurundi wumvika yagize bamuhamagaye n'ubundi bamuga ngo najye ku rugamba arababwira ngo ntago tujyayo yabahakaniye yitwa Ndizeye yitwa nde ni hafonga ibintu bya Ndizeye birimo gutyo na abasirikare bati sinajyana abana ku rugamba. Abo nabejo bahashize wo n'uwejo bundi w'uyu munsi n'uyu munsi babwiye kujya mu rugamba arabahakanira
arababwira ati wapi ntibibaho reka nawe ayo majwi ariko rero ntago wakumva ibintu byabaye mujye mu rugamba ndakurahiye noneho unafite amakuru yuko n'abamajoro bafatwa n'abandi basirikari nabo ko babyumvaga banze kujyayo noneho rero ngayo ngoko ibyo nibyo rero byagwiriye Burundi abakoroneri banga kujya mu rugamba kubera ibyo bintu bumvishije 23 ari gukorera abasirikari babo ndetse nanone kandi nabi Burundi noneho batajya bajya mu rugamba barabyumva bavuga ati mbega abanyagwa baye mu 23 kumbi n'ubu bugome bafite ati mana nyagasani we ngayo ngoko rero hanyuma rero nk'abantu reka twerekeze hano mu minembwe tujye mu minembwe hanyuma rero reka dushyireho umucyo wo kw'iki kibazo ku bantu mwese mwagiye mubyibaza harona ikiganiro mperutse gukora mbona harimo n'abantutse ngo tipwezero bayivuyemo ubu tuvugana none ahangaha ngiye kubabarira ibice birenga 7 byose twirwano yamaze kwigarurira kugira ngo ijye gufata pwezero kugira mwumve urwego rwari rubigezeho twirwaneho yari maze igihe kirekire cyane yarakuwe pwezero dore uko byagenze rero ubu pwezero muri makeya iri kugenzurwa ntago ari igihe kirekire ntago ari kirekire hashije iminsi nk'ine cyangwa 3 gusa icyo ni birebire bari bayikuwemo kugezana n'ubu pwezero ntago bayifite abarundi barakani hasi hejuru y'ipwezero kanze nkubwira ibyababayeho rega wibavugira cyane nyaboneka dore n'ubundi bari mu marembera yo kwipfira kuko urwo barindire baragiye kurubona none ahangaha kare Colonel Rugabo yamaze gutangariza kimwe mu itangazamakuru cyitwa Kivu Morning Poster yego niba ntibeshye nicyo ariko yagitangarije akibwira tuti agace kitwa Mukoko tukarimo twakigaruriye agace kitwa Nyaringa twakigaruriye agace kitwa Karungi twakigaruriye ako bita Bidegu nako tukarimo nanone kandi turi aho bita Munigi naho twahageze Vicumbi twayigeza amajanja ubu tayari biri official bamaze gukuramo abarundi ati nubwo drone ziri kurasa amabombe basi 148 mu gihe kingana n'isaha umbari amasaha 6 wakumva amabombe kunangana ni meje ararenga igihumbi hagati aho rero akakomeza avuga ati usibye naho ngaho twageze Vicumbi tugeze naho bita Mukoko bageze naho bita Rwica Nkuku ahangaha rero niho ruzingiye Rwitsa Nkuku ubu tuvugana naho bakaba bari kugira gute aha rero niho abarundi banakubita yego nanone kandi pwezero bayigeza amajanja tayari yavuze yuko bagomba kugira gute kuhava bayifashe mu buryo bwose ibi bice byose uyu musore avuze Pacifique yego ni ibice nubundi yari yarafashe byose bamaze kuyakuramo kugira ngo bagize FARDC yabafashe ibikuyemo batwirwanira nanone nabo bongeye kubigaruka ubu ro bagiye kongera gusubira he muri pwezero nakabyara ibintu ntago byoroshye ntago byoroshye ibi rero biri kuba bwana Fisi mu gihe Kisekedi yari yamaze kusinya yuko agahenge kagiye kugira gute kubahirizwa none hubwo ibitero by'amadrone byakamejeje ngayo ngo korero tunanihuta cyane twerekeze tujye warikare ikitwa umubirigi yazanye technique nyuma yuko bamurasi ibibuga by'indege bye bibiri ikindi cya Bangkok bakakirasa 23 kavuga ati nitwebwe twabakubise akanyafu noneho baranje ati nanone twonge tubakubise inkoni babarasira ikindi kibuga cy'indege cyari kiraho mu mashyamba yego barangije baravuga bati ejo bundi hari habaye inama y'abayobozi bamwe b'ababirigi baturutse mu Bubirigi abandi baturutse za Kisangani bahurira Kinshasa bamaze guhurira Kinshasa rero aba bayobozi hari ibyo bumvikanyeho uyu munsi wa none rero nibwo twamenya amakuru yuko hari ibikoresho byinshi bazanye birimo amadrone ndetse bakazana n'utumodoka tudasanzwe tugendera mu mashyamba tutagira umuntu dutwaye tuba turi gukontorwa n'ubundi nkuko bakontora drone zo zigendera hejuru utumodoka two tukagendera mu mashyamba utu tumodoka turiho ikoranabuhanga twestayeho imbunda ziriho amasheni boxi z'amasheni zirasa bakongera utwo tumodoka tukongera tukagira n'uburyo bwo kurekura za bombe tugendera mu bihuru hasi n'utumodoka tunini ariko tutari tunini cyane ngo tungane nk'imodoka nk'urugero nagwa nimba ujye ukunda kujya nko kwa Kochigayeri cyangwa muri Simba Center ku Kagugu aho utwo tumodoka tuhasanga utwabana bagendamo natwo rero nuko nguko tumeze utungutu turagenda tukihisha ahantu abasirikari ntibatumenye twarangiza tukabacucumuraho umuriro papa rero ibi rero mwakabyarana
iyi tekinike pasi numvise uvuga ngo 23 yayimenya. Itayimenya se yavuzwe n'iki? Amakuru mfite nuko imodoka zazizanye MV turamaze kumenya aho ziherereye, ndetse ke utu tumodoka utwishi twazanwe muri Warikare hano mu mashyamba hafi naho intare za Sarambwe ziherereye. Kandi izi modoka ngo bikaba biteganyijwe ko zizajya zikoreshwa mu masaha y'ijoro, intare za Sarambwe yandi ziba zitari kubona neza, no kumanywa rega zirakora, no kumanywa zigakora. Ahubwo dore ikintu kibaye rero, M23 binyuze mu butasi bwabo bafite muri biriya bice, amakuru bayamenyeye kugiye bamenya naho utwo dukoresho tubitse. None ubu tuvugana MV3 yongeye kwinjirira aba babirigi mu ikoranabuhanga ryabo basanzwe bafite, dore ko ngo bafite radar hariya yumviriza iri hano muri Warikare. Ngo barayifite kabisa radar ishobora kumviriza ku buryo kiyumva aho drone yaba iherereye ariho hose. Kandi none MV3 iri gukoresha drone kamikaze, kandi zino drone kamikaze ni za drone zikozwe nabwo nk'ahari gisasu kiba cyateguwe yo ihageze iraturika igashwanyuka burundu, ntago yo yongera gutahuka. Amakuru mfite rero nuko ubutuvugana bamaze kongera kwinjirira itumanaho by'abasirikare babirigi, ndetse iradari ikaba iri gutanga sinyari zitarizo. Ibaze niba iri gutanga za Kinshasa iri muri hano muri Warikare, igatanga izagoma kandi Goma idakora. Ariko ibibazo baje kubikuraho, bari bagerageje kubu babikuyeho, ubu bameze neza. Simbizi niba bameze neza cyangwa batameze neza, uko biri kose intare za Sarambwe zagafashemo ziba zagafashemo. Tangaza ikintu uzi ndakizi, ariko kugeza amagingaya sinavuga ngo niba bamaze kubikora. Jewe uko narimbizi, uko narimbizi gusubiza ibintu byabo ku murongo, ukuntu narimbizi ngewe kare mu 23 yari yabacokoje, bivuze ngo babisubije ku murongo, yari yabinjiriye nyine. Rero ubu tuvugana n'ubundi nta wamenya intare za Sarambwe zishobora kugira gute kongera kubinjirira. Bariya babarege bakomeza bazana bagenda bazana kandi gashyashya, niba bamashije kubisubizaho. Gusa mperuka makuru ngewe yangezeho aruke muve turabinjiriye kandi yamaze gutegura iyo drone. Twihuse cyane rero bwana Fizi, mu yandi makuru ngo Sultani Makenga ngari mu mujyi wa Bukavu. Sultani Makenga ari mu mujyi wa Bukavu. Mujyi wa Bukavu rero ikintu ari kuhakora, wagira ngo ni Trump wageze mu kindi gihugu kitari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva umutekano ukuntu ubumeze, none umutekano urakazura kubiye. Ariko yanahageze ku munsi w'ejo na nuba ari karacyahari. Ariko gahunda ihari yaje kugira ngo bazamure umutekano uri ku rundi rwego wa Bukavu, nk'umutekano Goma ifite nawo ariho, ndetse n'ubwirinzi haba mu bya gisirikare ndetse no muri polisi. Ibyo bintu bikomeze bigire gute umutekano wabyo ujye hejuru, dore ko abarundi bakarariye ko bagomba kunyura muri Plaine d'Oruzize bakaza hano muri Bukavu. Iyi Bukavu bakayishyikiriza Antoine Felix Kisekedi, bakamubwira ati imyaka yose yashize, igihe cyose gishize, igihe cyari kisegonda nk'iyi, dore ngiyi Bukavu turayiguhaye. Hanyuma rero tujye Burundi. I Burundi se ntitwahavuye, tujye Burundi kwa Neva ku bintu bikomeje kuba mu buyobozi bwe. Babagabo bamwe, umwe muri wa mugabo twaze tuganiraho, wa mugabo wejo uriya wejo Neva birivuga ko yaba yamusoje, noneho birofisho sha ayo makuru naba nkubeshye. N'abantu bari ku rutonde, n'abantu bari ku rutonde. Uriya mugabo uri nko ku mwanya wa 3 muri rwa rutonde yakoze rw'abantu ijana. Yitwa nde nuko tutari kuyibuka, ariko arahari uko byasa kose ndabizi, kuko twaramuvuzeho, ariko ntitwamuvugiye aha. Rero hari n'abandi bamaze kugera. Uwo mugabo akaba yitwa ngo iki yitwa nde hoya, reka nze ndamureba ntari turaza kumubabwira. Gusa uno mugabo bikaba biri kuvuga yuko tayari Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yamaze kugera gute, n'umusirikare w'umujenerali yitwa Jean Paul Habimana, yitwa Habimana Jean Paul. Uyu nguyu n'abagenzi be bageze muri 2 bivugwa neza yuko abo n'ababarizwa muri CNDD FDD, ndetse ngo babivuga ewana ngo Neva nta mpu wari gushyiramo. None se urutonde rw'abantu 100. Then aya makuru angezeho, ariko ni amakuru nyine akiri kuvugwa nta garandikwa ngabe ejo bundi mu Burundi hari igihuha, cyari igihuha ko yari yapfuye, ariko Neva ngo yagaragara kari muzima. Buryo no mugabo w'ejo tuza kumenya makuru neza kari muzima nta kibazo. Ariko nanoneho nubwo ngari muzima ariko ararwaye,
kandi urabizi icyo ubutegetsi bwa Neva bujya bukorera abanzi babwo wowe nyine bashobora amarozi nyine ubu ngubu ushobora gusanga amarozi amugeze kure ndetse si we wenyine barwariye rimwe ari abantu batatu kandi bose banabikirwa rimwe bavuga ko bapfuye bitangazwa n'ubundi n'abashyigikiye Neva ubwo rero turacyakurikirana akantu ku kandi yego turacyari kubikurikirana ndakeka twasoreza amakuru yacu ahangaha wenda tukaza kugasoreze ahangaha turaza kugaruka wenda n'izindi breaking ciao ciao imana ikomeze kubarinda turabakunda cyane